shingiye ku mupira nabonye Perezida Kagame akina ni mama Musazi yamamaza tuzagigirana u Rwanda impamvu rushobora kugira abanzi benshi mu buryo bumwe cyangwa ubundi hari bimwe mu bihugu oya kandi ari 3D yigeze ivuga yereka mbikubwira fata ku mavuta yakoze ikiganiro aravuga ngo Kerema ngo bya bintu ngo azanga yitwibwirisha ngo yamenye amabanga ngo ari utubanga Kerema aravuga ati nanjye muhora fata ku mavuta wavuze ngo mena utubanga ati kanze mena amabanga brum ahubwo nabonye azana kontra ndavuga nti kanegereza ya Jean Paul ndeye ko nayayiza yari afite wana nongeye kukubwira ibyo navuganye na nyiri 3D yambwiye ko usisa bagina bahita bakora imitwe ati titre bati Perezida Kagame yavuze ko hari ibiganiro byo kumubabarira hoya ntabwo yigeze avuga ko hari ibiganiro byo kumurekura abantu bamwe bati ko Kid yagiyemo nyuma ye Ndimbata akajyamo nyuma ye ati abo bose babampora iki ibintu byabo bikagira umucyo kuki titiwe bimeze gutya tise haba hari undi mwihariko wowe nk'umuntu uba mu nkuru z'ubutabera kuri case ya Titi ubona ari iki kiri gutera iri subikwa wenda nubwo tubona buri munsi cyangwa buri gihe ko hasubitswe havugwa impamvu itandukanye n'iyavuzwe ubushize wowe wabijyana muri uwo mujyo yejo bundi yari iyihe yejo bundi ubushinjacyaha bwavuze ko dosiye butayifite yuzuye kandi birafatika dosiye Titi nini ariko se byakumvikana gute ko dosiye idahari ituzuye hari ibimenyetso naso ko bavuga hari ibindi bimenyetso bashaka gushyiramo rero Titi rwose urubanza rwe rurihutishijwe ugereranyije n'imanza ziba mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ngewe nzi umuntu wafashwe muri covid afite itariki yo 19 z'ukwa 12 kandi yafashwe muri 2020 yahari Kicukiro ni abantu ngo batanze za message za covid yuko abantu batarwaye kandi biyenda batipimishije rero rwose arihuse pe arihuse no kuri kw'Imana rura rubanza ngiye gukoresha ivugo iremereye birabye ubundi bere gukora ni nko kuzerera nareke kuzerera natuza umwana humeke kugira ngo umwana azavuka adafite umwuka ngewe umwana more nari kwitirira Dani nanone niba Dani atamwemera niba mumpe ari babiri ibihe byiza kuri wowe ukurikira Jaras Official TV ndagusuhuje ngo ikaze ku makuru n'ibiganiro tukugezaho buri munsi amahoro y'Imana bane nawe wowe wakoze subscribe nawe utarayikora niba waracikanwe ushobora kuyikora kugira ngo ube mu muryango mugari wabakurikira ibiganiro tubagezaho buri munsi nk'ibisanzwe ndi kumwe na mugenzi wanjye Jean Paul Nkundineza wiriwe neza mwiriwe amakuru umeze neza cyane ubona ko turi mu makuru y'imikino se wamenye ko Infantino yongeye manda ya gatatu byari byitezwe kuko yari umukandida rukumbi gusa yavuze ati shingiye ku mupira nabonye Perezida Kagame akina ni mama Musazi yamamaza tuzagigirana ati burya ni umuyobozi mwiza muri leadership ahubwo sinzamure muri 11 w'amavu yanavuze ko mu gihe yatanga kandidatire yashaka no kwiyamamariza kuyobora FIFA bagigirana yamugezayo umusaza no umusaza umusaza kabisa okay inteko rusange nayo ibirateranye uriya ni inteko nushaka uri muri gukora amasuku amafaranga urayabona eko ya FIFA uriya barimo kwarerwa nk'amadolari abanyuma nka 500 nabonye uyu munsi bisa nkaho abanyamakuru b'imikino hafi ya bose bari muri no kongere kuko sinzi nabonye nta rubuga rw'imikino rwagiye ruba cyane ahantu henshi uruvuze ibyo gukegeta ndavuga nti se baba bari kubatamiza bakavuga bati bose buriya bahugiye muri giti bayita facilité iriya ni giti ya danje ahubwo kusekaza giti ya FIFA hari kwizigira wigeze umbonera uyu munsi sawa yarari he ni commune giti
Suje Kayiranga Ephraim uyu munsi namubonye mu ikote igikaka ntabwo naheruka kukibona cyambaye ikoti niko yiyita. Leonidas bamusige abici. Ngo afite ikibazo cy'ubumuga bwo arareba ari ababona. Dusuze na Karara mama mushuti wawe nabonye nawe arimo. Nabonye no ku munsi w'ejo yarari mu kibuga kabisa. Tumwe mu tuvido twasakaye twacicikanye hambere mbere yuko iziri official zisohoka ziri muzifashishijwe kabisa. Ngira ngo wabonye video ya Mukansanga arbitre afunga rase Salma afungira his excellence rase ajya bikora buriya n'urugero rwiza yatanze. Ubundi abakinnyi bafite ukuntu bazi iyo babona ikipe yabo yatsinze bafite ukuntu bavuga ngo barimo gufunga rase kugira ngo iminota igende. Sari mujye ugenzura urebe ko zafungutse. avuze ngo president nawe ari gutampuriza so abanya ataho batahumetsemo gake ira minota ni myinshi. Nabonye batebya ngo nireyo na Kiyovu. So Kiyovu ngo yatsinze reyo. Ha sawa. Nabonye no kuri Twitter abantu benshi bareka ati president rwose yaduteje abayovu. Ikipe bako mutima. Ariko buriya FIFA ziriya jezi z'icyatsi n'ubururu babonye ko ari na Adidas ni style ya FIFA. Babonye ko arimo na logo ya FIFA. Ahubwo nubwira ko nari amabara akenshi ukurikije n'ubusobanuro bw'amabara yo mu idarapo ry'igihugu ubururu n'icyatsi. Hari ikindi kintu ashobora kubasobanuye ikindi harimo ayo mahoro. Ahubwo nyuma ya Edgar David umuhorandi wakinanaga yambaye amarinete Fande nawe yari yaziteretse. Nanjye ninkina umupira nkambara amarinete ntibazavuge ngo nisha amategeko y'umupira biriya biri nomo. Edgar Moses yarazambaraga ntiyazambaraga Edgar David yarazambaraga rinete cyane rwose n'ubwo aba muri delegation y'ikipe y'Ubuholandi n'umutoza aba mu ikipe y'igihugu. Rero Afande nawe ku munsi w'ejo yateye ruhago na rinete ntabwo rega wazikuramo nakaba kanyuzemo ngira ngo kugeza ubu ngubu ikiri mu Rwanda kiri no kuvugwa cyane niyo nama ya FIFA ya 73 ku isi. Je nayikurikiriye kuri Sky Sport nayirebye kuri Sky Sport. Buriya rero ntabwo ndashaka kureba ko n'idarapo ryacu ririmo uko wagenda kose setting uko ziteguye ari abashyizamo ntoza podium idarapo ry'u Rwanda uraribona naribonye kuri Sky Sport. Busa nzasubira ubuzasubira kuribona ryari kongere nibe. Ariko ni ibintu byiza nabonye Infantino ari kuvuga ibyagezweho ukabona ko inyuma hari idarapo rya FIFA hari iry'u Rwanda hari igihugu cyakiriye rya CAF ngo nta nyungu irenze kubona iri darapo ibinyamakuru bikomeye kwisi hose website ya FIFA bafite bura na YouTube yitwa FIFA TV. Barera bavuga ngo u Rwanda impamvu rushobora kugira abanzi benshi mu buryo bumwe cyangwa ubundi hari bimwe mu bihugu bifite amazina akomeye mu mupira w'amaguru n'amakipe y'abakomeye ari local country bavuga bati ni gute u Rwanda ruri maperi na Reyo kenisa nyihangane nagasogi nagasogi ni gute rwakiriye inteko rusange ya FIFA. Ariko ni ubuyobozi bwiza sekede yabona umwanya wo kudiringa FIFA na M23 biri hari. Ariko ubundi mu karere kubijyanye n'umupira rwose barebye batamakipe rarara Kongo yabiberikisha se ko se bakwakira papa na makoroba cyangwa ikabera wenda nka Tanzania burya tujya tubatsinda. Ariko ko Yanga na za Simba simbona zigira kure njewe baye Tanzania nge nk'umufana wa Yanga nta kibazo. Ariko ubundi ntabwo ni ibintu bisa umva kuba inteko rusange yabera hano abazerwa babwira Kisekedi ati ntiwabonye ati wowe turi muri za M23 uvuga u Rwanda uvuga iki utazi ko we akavuga ati muri mu ntambara y'amagambo abandi bari gutegura za kongere n'ibindi bisa nkabyo urumva baraba babaye nk'umukongomani w'umusportif aravuga ati do uri muri za M23 uvuga ngo u Rwanda baruzirike ruri gukora ngo hari abarajwe ishinga no kubivangira ibyo bintu. Nabonye byo abantu bari kuvuga bati nabonaga kuri Twitter cyane abantu bavuga bati
ni na hashtag iri gutrendinga nabonye ari bayikoresha ngo Rwanda works. U Rwanda nyine rurakora. So abandi bakavuga bati ariko iyi mirimo nayo ishobora kuba imbarutso kubanzi nyine babandi batera imishugujugu igihugu bakaba nyine iryo shyari rikaba ryakuririraho. Nukuvuga ariko byumva no kameme shyari ntire urerega nawe utera imbere ugira abanzi nkaswe uzi ko ari ubwa mbere bereye muri Afrika. Yego. Ikabera he mu Rwanda kuri miliyoni zacu zingahe 13. RGB yavuze ko abanyamadini ari 80%. Noneho buri ari ikintu kitavugwa. Visit Rwanda ihita itumbagira bano bashu uteye neza ku mataye no ku gasura. Hapopo ku bakobwa nabo barakora. hari ikintu ari amadolari asigara mu Rwanda kandi bimwe mu byisigaramo hasigaramo no mu bashu. hari n'ikindi Fantino yavuze aravuga ati ndasaba buri muntu uri hano wabashije kugera mu Rwanda ko yasura urwibutso rwa Kigali ruri ku Gisozi. Ati akareba amahano yabereye mu Rwanda. Ati akareba ukuntu igihugu cyazutse iyo mikoro ku gihugu cyazutse. Rwanda rwarazutse nyuma ya 1994. Baba bagomba kujyayo. Buriya nk'iyo uje Kigali ukahava utageze ku rwibutso rwa Gisozi uhombye ibintu byinshi. Ni nko kuvuga ngo ugiye Arusha ngo havuye utagiye yenda ngo Serengeti biragoye kuba wahava utageze muri parike yitwa Serengeti ya. So rero ibyo bintu ibyo yavuze nibyo kandi harabura igihe gito ngo habeho kwibuka kwishira 29 byajyanye. Ariko kandi Infantino kweho ko ari na president wa FIFA ni inshuti y'u Rwanda. Ntabwo bucuti bw'u Rwanda na Tony Blair bwari bushingiye ko ari prime minister w'Ubwongereza. Yanavuyeho arakomeza. Bari Infantino nubwo atari president wa FIFA yakomeza akabishuti y'u Rwanda. Kandi buri u Rwanda nk'umuco kintu gikomeye kubaka ubucuti birahenda. Okay. Tuvuye muri sport nakaba kanyuzemo. Ubu natwe dufatiranye sport. Karenzi. Abantu bakora biganira bagafatirana za inteko rusange yabereye hano bose babaye sportif. Ubu wajya kono kabona na Manibu nawe na Yaka baje kuvuga iby'inteko. None se si cyo kiri kuvugwa cyane. Icyo cy'umweru birasa nkaho ari cyo kintu gisa nkaho gihedinze hano mu Rwanda. Ndetse no kwisi mu mikino kuko urumva ahantu FIFA iteraniye ni nko kuvuga ngo imikino yose irahateranye. Buri abantu bose bari hano. None ikigosetse ubu nka Katumbe ari i Kigali. Moses ni se president wa Mazembe. Cyangwa batumira aba president w'amafederasiyo. No na ntuza ariyo. Kenis mushuti wawe. Nese president wa Gasogi. Sawa. Ari Kenis ariyo. Nyine nuko ikiganiro kidaca kuri TV1 ariko ubona twahamara kabiri. Iyo utavuze kuri Angelo uvuga kuri Kenis. Baduhaye akazi twakora ikiganiro twakora batwirukana. Musinze ngo umunyamakuru yigeze kohereza message ngo akine indirimbo yatariko bivuga ko ari Adams atariko nubwo nyikinnye nta kigenda yatahiye kuri nawe yarashishuye nicyo kiganiro yakoze arataha. Rero wowe kuza kuvuga ababosi hano ntago byemewe. Okay. FIFA ibaye FIFA. FIFA ibaye FIFA. Nabonye bakina ruhago rwose ngo 2-1. 3-2. Cyose ni kimwe ariko. Ubwo ni nka kimwe ku busa aggregate. Okay. Ntacyo reka tubiveho ubwo twava muri sport yamanutse Rwanda ariko se Kinyarwanda cy'icyongereza ako koko abantu babaraga bamurenganya rage ni wowe wanjye cyo bavuze kirahagije gusa nta tegeko rihari ry'uko ari gukoresha uruzungu uvuga mu rurimi wumva buri abarusiya abaDenmark abashinwa ejo bundi perezida w'Ubushinwa ntiyarahiriye manda ya 3. None se France 24 ntiyakoze reportage n'abanyamakuru bikomeye kwese ntiyabivuze mu gishinwa vuga mu rurimi wumva wisanzuyemo nushaka kumenya ururimi rw'umuntu ujye mukubita uruhi nta muntu ataka mu cyongereza. Ariko utararenga no kuri icyo kintu cyabaye kuri rage mbona ari faiblesse ku banyafrika by'umwihariko ne kuvuga ngo abanyarwanda hari abantu baba bazi ko kutavuga ururimi rwabo gakondo cyangwa kuruvuga
ari nk'ibintu bibagira cheap. Magufuli ko yavugaga igiswahili hari umuntu urushaga icyongereza si professor cyane. ya ni ibintu rwose bisanzwe pe ahubwo kuvuga ururimi rw'abandi ni ubukorone umwana w'iwacu ku Kimisagara baramuvunirira iki ese ubwo ninde wayimwatse interview Menya ari mu ikipe ye n'ubundi bamubazaga ko yabonye kuva yahagera icyo yishimiye ibintu nk'ibyo. Ari kubivuga mu Kinyarwanda bagasemura bamudirinze se mu ruzungu. Navuze ngo rage nawe yikozeho. Oya no nukugikurura nta kavido wabonye kasirikire ko umuntu warangije muri Yerika. Oya ahubwo ziri muri Yerika ngira ngo ni muri UK. University of Kigali. Kasuze HOD kabisa wanjye. UK ni kuri yigisha se. Ira ntago ari UK nzi kabisa. Barasa ntiyicaraga. Bara ntiyabaga afite umwarimu w'ururimi rw'amarenga. Bishoboke ko hari umuntu arambwira ati uriya muntu we wabonye ari mu kiye kigero koko cy'imyaka. Ati naho ko ari amabuye karwa. Nta muntu wega kuze ngo afate biragoye. Ariko abantu barajo. Hari n'uwajoye cyakayishema. Ngo isozwa ry'amagare. Ku magare. Barukono ngo yakivugaga mu Kinyarwanda. Umva umunya Eritrea ntacyazi. Umunyarwanda ntacyazi bavuga mu ndimi gakondo bagasemura. Ega n'umunya Eritrea no gupfundikanya. Ibaze niho bakakivuga kuri titi namabuye. Agiye bareka. Abo muri comment bajya ngo nawe kivuge nzajya mvuga ibyo nzi shoboye. Vuga iki ku bantu bapimira ubumenyi bw'umuntu ku rurimi cyangwa hari ukuntu abantu bavuga bati kuri umuntu umuhanga uzi Igifaransa avuga tuzi Icyongereza avuga ukumva nyine ko ubwenge n'ubumenyi byose bari kubigendera mu rurimi. Ni nk'upimira umuntu kwarura mu birori bidasanzwe bareba batereka turebe ko ari umurezi. Yabana iyo waruye bigatumbagira kwita umuturage kandi ngewe ibihugu ntajya mu byinshi byonjyamo abanyagihugu n'inama njyamo abantu bararuruka kugira ngo si ministry ngo kwarura amafiriti abiri utuntu duke ngo n'ubusirimu sawa urakoze bishoboye nabirya ngo dore ngo uraruye ngo ntubimara ngo uraruye ntubimara ngo ubwo nguru umuturage abantu bapimira abantu muri ibyo bintu mu ndimi n'ibiki ahubwo nibyo biri cheap cyane nibyo biri cheap. Wabwira ikirage Myasiro ndetse n'uwo munyeshuri wo muri kaminuza Myasiro nawe ngira ngo uramwibuka umwe wagiye kwiruka nawe yari yorohewe. Si ibyo si n'ibyo byose se oya ni. Wagira icyo wabwira Jean Paul ndabizi ko ntaragushaka gusanga dukurikira. Si umufana wacu se none se yaba ari kumva biriya birimo ibyabo keretse ari kwiga. Orage namubwira kuzajya ajya gusengera mu madini cyane yahariye kugira ngo amitirize Icyongereza ururimi nukuruba mu mana amenyerane na bagenzi be ntabe buriya abapadiri bajyaga bavuga Ikinyarwanda n'abo ariko bakakivuga ururimi ntaruvuga uko rwumva bizagenda biza pole njomwende. Nanjye za nama njyamo kuko bari ubuzima uhava wamaze kumenya byose wagera hano bikagenda bivamo nagende agure ibitabo ajye yikonsantra agure Bibiliya y'Icyongereza Holy Bible ajye muri church nava muri kuko n'undi samu yaba bamaze gukina ariko se wowe ibyo ariko nta foto nabonye bavuga ngo vuye bambwiye ko ngo atari samu niryari narabimenye niryari bakina nyine amasaha nk'aya hano i Kigali sawa nta kibazo Messi yambwiye ati ngiye ntabwo nigije primaire chef we ngiye burya nigishaga Trocom tumusuhuze namubwiye ko tuzabikora muri babandi wavuze ubushize ni uwuhe BNB yitwa nde Jonathan Ishakiro wamushyize primaire ariko byose ni kimwe umushahara n'utandukanye ariko watubwiye ko ari Trocom ni Trocom cyangwa niwo menya ari Angela wambwiye ko yigishije Trocom Angela ni Trocom ariko urumva na Jonathan ni Trocom irusize reka nihanganishe Rosari upfushije mama we irusizi umumama wari waravutse muri 57 bari mu kiriyo cyo kunamira umubyeyi baramushyinguye ariko asha abantu barapfuze ko nere imbere y'urusizi ryuzuye asha abantu barapfana hose ariko abantu icyago ntabwo biburira nabonye imva bubakiye umuntu yubaka nk'akazu arangije ashyiraho bya byuma by'imiriro bifata ngo umuntu akozeho ngo umuriro wamufata yarakubakiye neza imva yarayubakiye arabubaka ibisambo ashyiraho n'ibyuma se umushi woroshye se urumva ashyiraho ntuza ashyiraho n'ibyuma
so ni none- tante wa Black uramuzi se? Yego, yego. umugore wande wa Nopuja Mostar yarambwiye ngo tujya tumuvuga akatwumva Black. nawe atera kamatetire we bantu ugira ngo ni nka Shadiba Black niwe wawe hapo natinya unatinya. Okay. so iriya famille yagize ibyago ya kandi twarabatora twihanganishe famille Nopuja, aya famille nzi ko wabatabaye. yego yitwa Rosari umwe mu bana b'uwo mukecuru Yego. yahuriweho n'uburwayi yarwaye imyaka 7 ariko kurwara igihe kinini egare kwiyeza so yararwaye vraiment kandi yaratawawe ku rwego rwe. Yego. yavuye mu mubiri kuri uyu wa mbere bamushyingura ku wa 3 niyo mpamvu ndi hano ku wa 4 ya Aha. titarahose Ntawamenya ariko nibyo n'ubundi ngira ngo tuganireho gato, turaganira gato kuri Titi Brown, tunaganire gato kuri ntuza ku yindi ishu nshaka kukubazaho itari Titi Brown. Yejo wari ikiganiro twasohoje ariko wowe waragikozeho mbere ndetse waranakurikiranye ni case ya Dani Nanone ndetse n'uwo babyaranye Busani Morin. Nibo bantu ubundi hari nari navuze nti tugomba kwicara ukagira icyo tubwira. Okay. Titi Brown ngo urubanza rusubitswe inshuro 5 enye itegeko ryemera gusubika inshuro 12 mu bihe bitandukanye nta byacitse. Swat bituruka ku muburanyi ku bushinjacyaha cyangwa ku rukiko. Urukiko rwemerewe gusubika urubanza cyangwa se urubanza rwemerewe gusubikwa inshuro 12. Nukuvuga ngo 12 zishize ubwo bari ya nyuma ruba itegeko ruba ubwo ruba rwitswe gutyo. Oya ariko ntago zigeraho bareranje kwa 12 rukaburanishwa. Ubwo nta byacitse rero. Abantu bari bakubise bose wese. Oya. Hari reportage yakorewe ku rukiko se. Apopo. Kubera yuko ntabwo rega ku rukiko si mu kibuga. Sahantu abantu baza gukinira no gukinata. Naze nawe haze yicare mu busitani cyangwa ajye muri studio ye agire abivuge. Ariko ubwo ntari i Kigali nabonye ibintu bya transfer zigura nigurisha ngo ziravuze ubuhuha. Ngubu amakuru ashyushye i Kigali ni transfer ya Jean Paul kuri 3D nafata ku mavuta kuri The Choice nibyo. Hari ubwo suko saho ngaho bundi biri fata ku mavuta saho gaje kuri Jaras bikaba gutyo. VIV ariko se ntabwo zo kontu APR igigura nk'umukinnyi wa Rayon ikongeza Rayon sugira ngo 3D Jean Paul akayijyaho hanyuma 3D ikongeza fata Jaras bari gukora ko ni big brand ntago yakwemera kugenda nk'inyongezo mugure rero ako ndi wazanye icyo kintu ubundi bwa mbere wibonye bwa mbere mbibona nabibonanye DC Clement azaneza abantu barayibatera amabuye hejuru y'iwanjye bavuga ngo afite ibifurumba bya 3D mwamaye amafaranga nanjye barambwiye ati ewana ati bamuhaye ati nibuzi umufuka kesire noneho nyuma y'inteko rusange y'abazakura y'ibifurumba muri inteko rusange y'iminsi 3 nanjye mbarimo baravuze ngo abari mu nteko mbakubye kangahe nakize abantu mbwiza ukuri uri Cyangugu nta bantu bagiye baguhamagara bakubwira bati Mike yanyatse ku bifurumba turi he hati bagiye kuyarya yawe Mike yanyatse ibifurumba Emi nyawe yanyatse ibifurumba Emi yakubwiye gukize ngo ni wakoze ko ati nabimenye ati nyuma yo ko guha ikiganiro uhise ujya ku isoko transfer wano ko zivuze ubuhuha buriya ikintu biba byerekana kuri iboro byerekana ko ahubwo ntabwo mbizi ngewe ntabwo ndi iboro nta kidasanzwe nkora ibintu bisanzwe gusa sinkunda icyokere n'ibihuha donc nshobora gukora ikiganiro kimwe mu cyumweru ariko kikaba ari ikiganiro
gukora ibiganiro 3 ku munsi se ntabinanira ubu nabura n'agakinjiro kahiye ikibazo cyo ruko bitabura ubu nabura ibintu mvuga njyewe shatse navuga nuko ubu se shatse namara iminota 30 mvuga ko nta muntu ucuruza inyama wemerewe kuzicuruza zitamaze amasaha 28 nkabinenga nkabishima sibyo mukeneye ubu se nabura umuyaka erega nuko yakari yakagurya ariko abayaka ni beshi buri ikiza cya FIFA ureba abazungu ko ntara abasirimu bazaza bakora raporo bavuga bati mu Rwanda twakoresheje miliyoni 5 z'amayero amahoteli n'ibiki hoteli ya Ferwafa yaruzuye bacumbitsemo Pele Stadium nifungura nzayicaramo mu bambere kandi yarafunguye hazakenerwa match ya Pele na Rayon ryari sindabimenye nafunguye ku mugaragaro ko ntabwo iratangira gukinirwamo rero umunsi zaba ku mugaragaro wana singiye gupezanya umukobwa w'abanyarwanda ubona iyi saga wari uvuze ya transfer yaturutse Jean Paul naturutse mu gushaka views ndetse navuga iki oya kandi ari 3D yigeze ivuga yereka mbikubwira fata ku mavuta yakoze ikiganiro aravuga ngo Kerema ngo bya bintu ngo azanga yitwibwirisha ngo yamenye amabanga ngo ari utubanga Kerema aravuga ati nanjye muhora fata ku mavuta wavuze ngo mena utubanga ati kanze mena amabanga urumva abaraturikije byararebwe ntibyarebwe ariko se wowe niyo ibyo yo kurebwa ari ibindi urumva ahubwo nabonye azana kontra ndavuga nti kanegereze ya Jean Paul ndeye ko nayayiza kontra yari afite wana duhamagare nyiri 3D muhamagare muraziranye oya nyiri 3D ntago mbona adakunda kuvuga muri media ariko muhamagaye yakwitaba yego ariko zose erega none se kankubaza wese nkubwira okay warayibonye kangurugero urumva nubwo wenda wowe nongeye kukubwira ibyo navuganye na nyiri 3D yambwiye ko iri atari kontra n'ikimenyimenyi ngo atigeze yerekana kandi Clement uko azwi no umuntu utagira ibanga yaza ko afite ari kuvuga yari kujya muri thumbnail oya ahubwo turi muri yaravuze ati nahisemo kuyiprintinga kugira ngo abantu batavuga ngo ni ikintu cy'umwero kuri DCTV Rwanda nifata ku mavuta wiki reka dutegereze izaza yenda kuko hari fata ku mavuta wiki kuko ngo yazanye ingwe mu mujyi ubwo yashakaga kwitsa kuri Clement mwibeshya hamugereranya n'abandi aho itategura fata ku mavuta wiki kadutegereze ko hari ubwe iyo kontra izaza noneho niba naraguzwe niba ari no kugura bazana iyo kontra nanjye nyirebe nyicishemo amaso okay so bigaragaza ko byibura icyo YouTube ikeneye uyu munsi cyangwa se icyo aba boss baza YouTube ubwo ngo nawe urimo mukoresha iki munsi mukeneye nkirimo sibyo boss agorewe rero ko bavugaga ngo Jean Paul yagiye kuri 3D harimo abanyandikira gatari kubundi urinda ugenda gutya wowe wahise ukora iyawe ahubwo ugahita uzamukira muri uwo muriro aha nawe umenya okay nawe umenya wa mugani wawe kwa tukibereye kuri Titi Brown byaravuzwe niyo nkuri maze iminsi nge nayo mbizi neza ko wagiye gutabara babizi ko nabikojeho no ku cyumweru ngira ngo urumva ariko nabyanditse urebe tayito hari umuntu ambwiye ngo titire ngo nabonye ngo ikiganiro ngo Jean Paul arigendeye ngo ngira ngo wongeye gutabwa muri yombi naragowe koko niba twakoreye mu rya Gasogi abantu bari kubona hamwe n'abaye inzobe abandi bakabana n'abaye gikara ahantu turi kabisa izuba rwose ndabona ryasimbuye yamvura imaze iminsi igwa urabona ise yitwa ndubundi Ishimwe Thierry araburana urubanza rukomeye kuko ni icyaha gishobora kumuhesha burundu cyangwa imyaka 30 cyangwa 25 ntabwo rero urubanza rwaburanishwa huti abantu bamwe bati ko Kid yagiyemo nyuma ye ndimbata akajyamo nyuma ye ati abo bose babampora iki ibintu byabo bikagira umucyo ati kuki titiwe bimeze gutya ati se
haba hari undi mwihariko wowe nk'umuntu uba mu nkuru z'ubutabera kuri kese ya Titi ubona ari iki kiri gutera iri subikwa? Wenda nubwo tubona buri munsi cyangwa buri gihe ko hasubitswe havugwa impamvu itandukanye n'iyavuzwe ubushize, wowe wabijyana muri uwo mujyo? Yejo bundi yari iyihe? Yejo bundi ubushinjacyaha bwavuze ko dosiye butayifite yuzuye kandi birafatika. Dosiye Titi ni nini, ariko se byakumvikana gute ko dosiye idahari ituzuye? Hari ibimenyetso nase uko bavuga, hari ibindi bimenyetso bashaka gushyiramo. Rero Titi rwose urubanza rwe rurihutishijwe ugereranyije n'imanza ziba mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Ngewe nzi umuntu wafashwe muri covid afite itariki yo 19 z'ukwa 12 kandi yafashwe muri 2020 yahari Kicukiro. Ni abantu ngo batanze za message za covid yuko abantu batarwaye kandi biyenda batipimishije. Rero rwose arihuse pe, arihuse. Ni ukuri kw'Imana. Ruriya rubanza ruriya rukiko rugira imanza zitari munsi y'ibihumbi 20. Kubera iki? Kubera ko nirwo rukontorora Kicukiro na Nyarugenge. Rufite amafasi abiri. Hari umuntu uraburanira Kicukiro udasoreza Nyarugenge? Mu miza benshi bajya Nyarugenge. N'ubujurire bajya Nyarugenge. Gadetasiyo. So rero bagira imanza nyinshi. Rwose. Kuba Titi yarajuriye detention byo ntago ubona ko bishobora kuba byaramudindije kuko ubu kugeza isara cyaburana iminsi 30 y'agateganyo. Ubundi ku bafungwa bukorwa no kugenda, bukorwa no kuburana. Bura abakiri mu munyenga yumva ko adafunze niba gisohoka doka ari gupezanya. Ubundi iyo ushaka kuburana neza uhita uburana mu mizi bikava mu nzira. Accelerate. Ariko iyo uburanye accelerate uba wemera icyaha. Reka kutuze akukuze nagira umwavoka mwiza nawe akiburanira hamwe na Nyagasani Imana ngiye namwifuriza amahirwe masa no kubona ubutabera. Ndamwifuriza ubutabera kandi azabubona. Perezida Sudahimuka Adolphe ndamwizeye. Arundi nakubwira ngo hapo natinye niba ari kwa Adolphe uri safe. Okay. Aha, iki cyumweru se abantu ariye kwa ngo abantu baravuga bati bya Titi ko bikomeje kuyoberana. Biyoberana abantu. Ya. Ejo bundi kuko ari buriranire kuri Skype habanje kubaho ikibazo cya internet. Ibyo bayobaza RCS. ISMS. Ya. Kandi no gukumira abantu bajya Skype bundi ni nziza. Ituma umuburanye aburana yirekuye, nta muntu uba muri inyuma, kandi ibintu avuga n'iby'ubusambanyi, nta n'umuntu ubyishimira kuvuga ibintu by'ubusambanyi, azabiburana umuhenerezo. Iki cyumweru inkuru ikomeye mu butabera yavuzwe urayizi? Oya, mbwira niba uyizi. Inkuru ikomeye yavuzwe mu butabera? Inkuru ikomeye yavuzwe mu butabera n'ebyiri, navuga ebyiri. Hari inkuru yuko Rusesabagina ari kwigwa uburyo bushoboka ko ashobora guhabwa imbabazi. Hari n'inkuru yitabwa muri yombi rya wa mucamanza watubwiye. Zira nkuru ku butabera numvise ari nini. Rusesabagina. Yes. Kora etroduiza umukuru w'igihugu uko yavuze kuri Rusesabagina ubwo umunyamakuru yamubajije icyo kibazo. Ngira ngo ntabwo ndibuka neza kote ijambo kurindi ariko nzi ko umujyo nuwo nguwo. Nuko president yasubije ko hari uburyo buri kwigwa kugira ngo barebe niba hari icyakorwa Rusesabagina akaba yababarirwa. Ngira ngo ahubwo wenda wowe uko wabyumvise uko umukuru w'igihugu yabivuze n'ubundi nta usesengura ijambo ry'umukuru w'igihugu ariko ibyo byose kese warayikurikiye uri umwe muri bake bakurikiye urubanza live. Mbona nkubone apara kurukurikira kuri televiziyo para kurukurikira n'ahandi. Ibi bintu urabona byerekeza he? Nawe niko bibona? Ese urabona hari amahirwe koko cyangwa nakubajije imanza zavuze waswase mu rumwe? Umunyemari Kabuga Felician urubanza rwe rwabaye ruhagaritswe kubera ikibazo cy'uburwayi. N'urubanza runini nubwo ruberamo Irahe mu Buholande. Kabuga Felician ararwaye kandi abazungu ariko kweho n'abazungu nta n'umuntu uburana arwaye. Niyaza kuba ari i Kigali Mageragere rwari gusubikwa. Gusa sintekereza ko
urukiko rwari gutegeka ko rubaye rusubitse ruhagaritse urubanza rwe. Abakurikiye ukuntu yafashwe nyuma y'igihe kirekire bavuze ko yabonye atangiye kugera imyaka myinshi n'ibirwara n'ibiki, aba ari we witangaho amakuru, baragenda pari baramufata kuko buriya umuryango we uramusura buriya kiba afite n'imyaka yo gutera akabariro yabikora nuko yapfakaye. Urubanza rwa Kabuga Felicien witiriwe umucurabwenge wa jenoside, uri mu batanze inkunga ikomeye kugira ngo ritereme ishingwe, uri mu batanze ari amafaranga mironko François Rega ngo leta imwishyure. Kabuga ari mu bantu baguze imihoro, niko bavuga, niko uyu munsi byubatse mu ya mironko syamuye manyari mu ya Kabuga. Imwe mu mihoro yatemeshejwe abatutsi bahigwaga muri 1994 yaguzwe mu Misirahari, sinzi igihugu yaguzwemo. Ni umwe mu bantu baregwa ibyaha bidini, gucura umugambi, byaha nyine biregwa abantu ba jenoside, gucura, gushyira mu bikorwa, donc kurimbura. Yenda icyaha aregwa ntabwo aregwa viole, ariko yaza ko ari muto nayo yari kuyiregwa. So urubanza rwa Kabuga rwaravuzwe, ndemeranya urukiko agaragaza umuntu ufite intege nkeya. Reka tujye ku rubanza rwa Rusesabagina. Rusesabagina first of all agiye kumara imyaka 3 ari mu mvuto. Ni umugabo ukatiye igihano cy'igifungo cy'imyaka 25. Ni umugabo waburanye hakana ibyaha aregwa. Ni umugabo ukekwaho ibyaha cyangwa se wahamijwe ibyaha n'inkiko, ibyaha birimo ibitero byagabwe muri Nyaruguru no muri Nyungwe bikomoka kuri FRN ishyaka rye na ku mutwe w'ingabo ze yavuga ko azifite n'ishyaka rye ryitwa MRCD. Ni umugabo kandi wikuye mu rubanza. Rusesabagina ni umugabo nyuma yo kubona pasiteri nde wa mupasiteri wakoze kopi akamushukashuka kuko yavuze ko amuzana nta mana yari irimo nubwo ari umukozi w'Imana. Rusesabagina ahise amwihana yikura mu rubanza, ko urubanza nta cyaro rwarakomeje arakatirwa, ndetse ubushinjacyaha bujurira igihano shoko yari yahawe 20 ahari ahabwa 25. Perezida Kagame asubiza uriya munyamakuru icyambere Breken, abadepite bo muri Amerika, abanyaburayi, abakobwa be bari Rusesabagina n'abandi bakomeje gusaba ko sarekurwa. Hanyuma umunyamakuru amubaza icyo abitekerezaho, aravuga ati rega Rusesabagina suko atarekurwa, suko atahabwa imbabazi, kuko igihugu nk'u Rwanda twababariye n'abakoze jenoside ntaswe Rusesabagina. Niba wababarira umuntu wahekuye u Rwanda akagira abantu ipfubyi, abajenosideri barababariwe 2001, barababariwe 2003, bahora bababarirwa. Rusesabagina bahita bakora imitwe ati titre bati Perezida Kagame yavuze ko hari ibiganiro byo kumubabarira. Hoya ntabwo yigeze avuga ko hari ibiganiro byo kumurekura, yavuze ko hari uburyo dosiye iri kwigwa cyangwa se iri kuganirwaho. Hari ahantu kurekura Kagame yigeze avuga, wigeze wumva? Yes. Ariko nabonye muri kote bavuga bati ku buryo ashobora no kuba yarekurwa. Amese Perezida Kagame yarayananiwe kubyivugira. Oya. Tangira ngo n'itegeko ri mu bubasha bwo kuba yabikora ati nta kindi kintu kibayo. Yivugiye ari mu nteko ko hano pressure idakora. Yavuze mu bihe bitandukanye mu mbwirwaruhame ze, gusa no bwa mbere yavuze discours idakakaye kuri Rusesabagina, ariko mu yindi myaka mu by'ukuri Rusesabagina hari urya yavuzwe. Icya kabiri, wibuke ko hari abantu babaye ipfubyi, wibuke ko hari abatangabuhamya, wibuke. Erega bashobora no kumurekura akavuga batoke Rusesabagina ubwe yisabiye kurekurwa by'agateganyo akaguma hano, afite inzu Kabeza. Wayobora Mirikorine ukiri tekereza ko adasurwa. Ese harya buriya amateka agaragaza ko yari umuyobozi wa Mirikorine? Yari umukozi. Byerekana yayigiyeho nyuma. So inkuru Rusesabagina yaravuzwe na Kabuga Felicien.
indi nkuru yavuzwe Dani Nanone na Busande. iyo nkuru rero ubu ngubu Uba muri showbiz, yemba muri politike n'ubutabera na sport, bimeze gute? oya ibyo wabwiwe cyangwa se ibyo wumvise kuri buri ruhande nanjye niko mbizi. Umugore cyangwa se wabyaranye na Dani Nanone avuga ko Dani Nanone yamutereranye kuva yamutera inda ya mbere. Dani Nanone nawe uko yagusubije niko n'ubundi nagiye numva asubiza mu bihe bitandukanye. Nta yandi makuru yinjiye cyane mfite 100% ya bano bantu, gusa njyewe uyu Morin muza byara bwa mbere icyo gihe. Ikiganiro gifite commentaires ziruta bamaze kukireba kuri views. Cya Morin se? Okay, muri commentaires ijana izagutunguye nizihe? Wazicije ngo no kuba abantu batarakira neza Morin, ubona ko bakimwibasira, bakivuga bati ibyo urimo ati kuza muri social media ibiki. Nabonye bavuga bati se ubonye asohoye indirimbo ebyiri ugira ngo yabonye amafaranga, ibintu nk'ibyo. Ubona ko abantu basa nkaho bari kwikoma Morin ko ari kwataga Dani ko atekereza ko afite amafaranga. Bamwisa n'agashitani. Ahubwo ngiye icyo nibaza kuri iyi case warimo hagati, wumvise impande zombi, wowe wabivugaho iki nk'umuntu n'ubundi usanzwe ukurikirana imanza zitandukanye? Kuko urubya byose umuntu ukurikirana imanza abahura n'abantu bafitanye amakimbirane mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Reka mbitangaho uko mbyumva. Ku kibazo cya Dani Nanone na Morin nagabanye social media, twe turaza tukavuga tukabya uploadinga, kandi ntabwo namuhaye ikiganiro ishaka titre na views, kuko iyo shaka views hari aho yavuze ngo Dani nimbwa, nejo wenda yarabivuze, arongera abango yamufataga nk'uwapfuye, arongera avuga ko mu by'ukuri nubwo bakundanye ariko atari ku rwego rwe. Ubuse twari ko baratitirera. So ngewe inama nabagira nk'umuntu mukuru ni nagabanye social media, kuko ntazi kuvuga, ni igifura. Donc Morin ni igifura, Dani Nanone ni indyarya. Donc Morin ubwo ni indyarya himwa ni indyamirizi. Morin arahubuka, Dani nawe akamwima iki space, akamubera bakame. So rero icyo nabagiraho inama, Dani Nanone gusohora indirimbo ngo iminsi myinshi, iminsi 14 se yamaze muri Ribu niyo myinshi. Gusohora indirimbo igaruka akizemo ni Muhanga niko yavuze, cyose ni kimwe, iminsi myinshi. Dani Nanone azi kuvuga, izina rya Dani ntabwo ari ryo gufatira mu mukwabo ngo baramufashe ngo mukwabo gute se. Uravuze ngo nawe mu byo yagusubije ari byo washidikanyijeho. Dani Nanone nareke namwime space. Donc ariko abana baba barabe cyangwa atarabe, nakora inshingano nk'umubyeyi. Arabizi cyangwa Morin Dani navuga ati nk'umusaza, nubwo noneho Morin uwo mwana bikekwa ko ari uwa Dani atemera, ngaho namunyandikeho. Yego ndamwemeye. Yewe ndamwemeye, namunyandikeho azasange nka kari nijabo. Namumaho kugira ngo akomeza ngiye gukoresha ivugo iremereye. Ubundi biri gukora ni nko kuzerera. Nareke kuzerera, natuza umwana ahumeke kugira ngo umwana azavuka adafite umwuka. Yewe umwana Morin ari kwitirira Dani Nanone, niba Dani atamwemera niba mume ari babiri. Bama muto rero amaze gukura yazasanga se. Bama muto nzamuha uburere bwanjye na Mira, aze abe muri umuna wa Mira cyangwa musaza we. Namuzane ave muri media, noneho namuzane akabyandika, ibyo akeneye byose nzabitanga, avukira uwo muryango. Morin navuka uzavuge ko se yitwa Jean Paul Nkundineza, ndamwemeye imbere ya kamera, nge nkunda abana. Ariko ntiyamuma. Iyo initiative turutse he? Ifashe kugira ngo kugenda kuri ya nibibi. Erega nge nagize umugore utwite, ndamuza twita umugore wanjye, ndamuza amaze kubyara. Biriya bigira ingaruka ku mwana. Ko hari abashobora kuvuga bati Jean Paul tubwo we wamumariye iki, kuki we wemeye kumutunga
mikoro yawe na kamera. oya njyewe yasabye kumufasha kandi biriya abo bireba byarahageze. More uwo mwana none reka tureke no kumwemera. Azamumpa mugumana ajya ambwira ati kugira ngo nzamuguha ageze imyaka yagerenga kuko akeneye kumwosa. Ujye umpaya nzayamuha. Ariko abyandike tujye kwa noteri tujye no mu rukiko. Tujye mu rukiko. Nka mwana wa Bruce Melody Karanesha wayereze. Niba Bruce Melody ataramwemeraga Karanesha bakamurera fine. Nanjye niba Dani none natamwemera mumpe. Hari umuntu witwa niba ari Pamela. Si Pamela yatubwira? Pamela nuwuhe? Amuntu avuze ngo arabizi. Umushuti wabo. Ushuti wawe witwa Pamela urumva? 934. Inganze nyigire numve nibiriho. Pamela. 9 uzi ibyi case? 9 Fata mikoro neza noneho kugira umubaze. Uretse gato ndebe. Ntabwo. N'ubu bandi. Do. Nyuma yo kwibasirwa na More ambwira ko abantu yampaye ngo babagabo ngo babizi ibyabo ngo nanze kubahamagara reka mbahamagara. Veuillez rappeler ultérieurement. Nimero ya Pamela ntiriho. Gustave Kate? Oya. Ni Kate Gustave mbega yavugaga? Bose si Kate si wowe tekeza ko ari we wabubazi. Yaba rero yararushenye. Kuko bigerekeye ko ngewe nimero ya mayi witwa Gustave narenze ko ari mu barushenye kugira ngo yigarurire More. Oya. Witwa Gustave Dani niko mbona handitse. Ubwo ni nk'inshuti ya Dani we. Izi nimero ngiye gufata. Iminani 2. Oya harimo 6 imibare yo kwa shitani. Sibe sisa 60. Makobwa nimero yaduhaye rero ntiziriho. Agabanye message. Nko baraburotse kubera ukuntu yahereye karambwira ngo sinahamagaye abatanga buhamye. Ntabwo nukuvuga ngo ntabwo kuvuga ngo niba ndi kubyumva neza. Morini yababajwe no kuba warakoze ikiganiro. Ntubazeve ntukore version y'ababazi. Simpamagare Gustave na Pamela. Pamela nimero ye ibaho no munyamugi. Gustave nawe wundi muntu bazi. Umuntu baza bashyire muri comment cyangwa subize. Urumva? Muri nazatwemerere tubaze Blaze. Ari umuntu bazi kurusha wa muhungu wo mu Nyarwanda. Selemani. Siko yavuze ko kuko Dani yapapuye Selemani. Selemani ari mu gahinda. Icyo gihe yagiye mu gahinda nyuma yaje no kwibonera umusiramu kazi. Yenda Selemani niwe buri muri irwa serera. Hasanga ari Imana yanamukishije. Okay. More nimero waduhaye ntiriho. Iya Gustave na Pamela nta nimwe ziriho. Nta niyindi. Ayagira wanda. Okay. Iriho. More nakoresha kangahe? More ntago nyizi neza. 078994. Kamubwire ko nimero yampaye zitariho. 078994. Uyu ariko ibyo byose mu kiganiro azabibona. Oya. Ura amagore ntago muzi. Nge warabrotse. Nikasha. Usandisha. Hari nabavuze ngo izina niryo muntu. Usande bivuga iki? Nabonye aho. Usande bivuga umweho. Nabonye abantu. Patrick ryo urarezi ko ari izina ribi kuko ryaje kufata. Kusekaza. Allo? Yes, More nebite. Jean Paul. Nimero ya Pamela ntayiriho. Nimero ya Pamela ari Uganda. Hanyuma Gustave ari he? Ari mu Rwanda. Ko nimero itariho. Ndabizi se cyagiye nibwo nari nababwiye bari tayari. Ntabwo bari tayari wanda. Wowe wampaye abantu batagira nimero zabo. Pamela ari Uganda ntabwo wamuhamagara gutyo ngo yibonekere kuhamagara kuri WhatsApp. Sinjya mpamagara WhatsApp tuba dushaka. Ngo dushaka ko wamuhamagara kuri WhatsApp waretse ibyo bintu. Tuba dushaka archive. Inama ngiye kuguhura yemera? Inama ngiye kuguha iya mbere. Ngewe navuga ngo wagabanya ugabanyije kujya muri social media cyane kugira ngo bifashe umwana wawe dore urabura amezi 2 ngo byari. Nta nubwo agera. Cyagiye sinakuye muri ecography bakama 22 z'ukwa 4. Aha 22 z'ukwa 4. Uwo mwana navuka kabura kivurira. Ngenda mwemeye noneho. Azaza kivurira niki? Azaza kivurira. Kivurira.
Dani nakomeza kumwihakana jya uzamunshyireho agenda nawe genda mwemeye azaza asange mira share noneho icyemezo fashe nubura amashereka uzajya ubona igikombe nubura amashereka ariko watangiye nonaha sako n'ubundi akeneye nubona amashereka umva nubona amashereka buri cyumweru uzajya ubona 5,000 by'imbuto no kugira ngo umwana agire amashereka yujuje intungamubiri ariko ugabanye social media Dani nanone ni umubingwa afite ubwenge bwinshi nawe uri igifura wowe ufite umuntu yambajije ngo mbabona gute wowe uri igifura Dani ni indyarya kandi indyarya ihimwa ni indyamirizi kandi nawe ntabwo uzi guhereza Hatari. Sawa. Ubufasha guhaye urabwakiriye? Ndashimye umva. Nzanabiganiriza na mama Mira kandi azabyemera. Umwana nubona atangiye gukambakamba nushaka uzamumpe. Nzamwandika mu irangamimerere. Umva se. Hari abandi bamugusabye? Jean Paul watse wo kugwaretse umva se. Wa mudamu wo wa Kicukiro ejo nagiye kujya kumureba arambwira ngo connection zanjye. Sawa. Umva se. Wikwiruka uyu munsi namuhamagaye. Arandebera yari yambwiye ngo muhamagare. Mukundebera uko yambwiye. Yambwiye ngo nzajye ngo Nyarugunga. Ngo ku bushinjacyaha. Wari ugiye kureba dosiye ya Dani nanone icyatumye arekurwa? Ngo baranayishyinguye noneho niko yambwiye. Sawa. Ngo ariko ngo by'agateganyo. Ishyinguye by'agateganyo? Okay. Ubwo yambwiye ngo nzagiye mbaza impamvu bayishyinguye hanyuma noneho mbone ndegera indishyi niba impamvu dosiye yashyinguwe ntabwo yigeze ijuririrwa. Ntabwo nayikurikiranye. Wayikurikiranye. Ariko yambwiye ati niba ushaka kuyikurikirana nta kibazo wagenda ukabazana n'ugahita utangira bundi bushya. Sawa Madamu Busandi Maureen urakoze cyane. Harya ngo bivemo dosiye yagiye kureba Kicukiro yagiye kubaza ubundi Daniel kuwate mu mpeko pide jijoma cyane ahageze asanga dosiye yarashyinguwe nawe uvuga ngo urabikura mu biragumamo ariko semye nigeze mvuga kubikuramo koko sesengura Maureen afite trauma cyangwa ntayifite yego cyangwa hoye ntuvuge byinshi afite igikomere na trauma yose nabihamye yababajwe nayo ahubwo ashobora kugira igikomere kikamutera trauma yagize igikomere nyine avuga ko yatewe na Dani bimutera trauma kandi ari kuvunika ubufasha namwemereye Jaras uwo mwemereye ubuhe iki ni ikigo cyangwa se ikigo ni ikigo aho kumwemereye ubuhe nzajya mbasura ujyanye iki ugiye kubahumuriza gusa oya wowe numara kumwiyandikaho okay sawa so ko Maureen yambwiye ko ibintu byabo bizi ati Jaras yanze kubyinjiramo kuko abizi atinya na Dani Dani muramutinya oya ariko se umuntu atinya undi ibyabo urabizi cyangwa ntubizi ibyabo nabyumviseho Maureen afite imodoka urabizi Gustave bapfana iki Gustave ntago mbizi bapfana iki Gustave nawe ni umunyamugi cyane kabisa ntago nzi icyo bapfana nzi Maureen afite imodoka no kuvuga ngo mu magambo make ngiye mvuze kuri story ya Dani nanone na Maureen yavuze kubivuzaho byakumvikana urumva Maureen mwumve Maureen yabyaranye na Dani nanone nkuko abivuga icyo gihe 2012 icyo gihe naramumenye ariko mumenyera ku mushuti wanjye witwa Janti uratse gato 2012 Dani nanone inda yarayemeye kuri radio disi ntiyayihakanye icyo gihe yarayihakanye none se kucyo wahakana iyo agishyiramo yagiye yambara ariko ajya nikingira kwanza ariko se bakuri ibyo abarandakaje buri gihe azemera yabanje kuzihakana icyo gihe bira rwose ajya kuri radio disc atege Gustave yarabimubaje niba murangize ngo niwe uri no yabimubajije urumva icyo gihe urumva ari uwo Maureen nawe bwe ntabwo yigeze ajya muri media byarangiriye ariko icyabaye cyo nyuma Dani nanone bivuga ko yemeye umwana
akanamwita izina ntekereza ko ari wamwise nuko namubishe mama adashaka kurivuga byaba ari ububandi noneho rero hari igihe cyabayeho Mori niratangiye gutegura ama event igihe yagiye Uganda akagaruka asa nk'umuntu wari wabonye amafaranga runaka twayaduhura rwose twayaduhura rimwe na rimwe hanamufasha guhura n'abahanzi ndabyibuka ko reaction ya Mori ifite ishingiro uyu munsi ariko nawe arareactinga biri hejuru ahubwo Dani nanone yaramushukashutse kugeza amuteye n'iya kabiri ariho hava ya ndirimbo ivuga ngo inzoka kare yamushukashutse imwe bivuga ngo abahungu n'abana uriya abahungu s'abana babi urumva icyakurikiyeho nuko Dani nanone icyo gihe yaje kongera gusubirana nawe mu buryo ntigeze menya ukuntu byaje kugenda ngo basubirane ariko barasubiranye bamaze gusubirana rero naje kumva numva ngo Mori natwita indinda ibintu byantunguye cyane kuko Mori n'ubundi uko avuga Dani nanone uko yamuvugaga urumva kandi icyo gihe Dani nanone yari Muhanga dusesengura n'ikiganiro kuki muri interview ya Mori 50% birimo ibitutsi bibyibushye we ubwe nyine bwo urumva ni niba erega reka ubwire ijambo umva Mori nereka tubekiriye igikomere cy'imyaka 10 akongera akabyara wa kabiri gitandukaye Mori wafataga Dani nanone nk'uwapfuye arongera abeyura ingutiya agutera indinda acha bwana Dani nanone ntiwari proud kuri we namaje ngo ni ikibazo cy'amateka kubera iki abantu epfiriye mu Mutara kera tavuga ngo byarahindutse yenda kone na n'ibintu Dani nanone wo harya ngo yitwa nguki yitwa nta kiruta Imana Dani kwirimbira ry'inyamirambo harya ngo yitwa nguki Dani nanone wo ku Gatare wari kumutungutse mu Mutara do ndigendeye ndavuga reka ngukoting wavuze ko utari proud ese washakaga manzi umukinnyi w'amafilime muremure oya icyo nyine mvuga urumva Mori nko bamenyaniye mu mandazi kuseka ntiyacuruzaga amandazi n'imigati Nyamirambo se Mori n'amata Dani yaramushukashutse oya wikoresha kumushukashuka ibyo tubizi kwa Adamu ibyo tubizi kwa Eva inzoka ariyo yaje shukashutse Dani nibandi nawe none se yapapuye nde yatubwiye nde kubundi yakundanaga nande Selemani azavuga ibintu Selemani cyemura ikibazo cya Dani nanone n'uyu mugore urabizi Selemani aho ari aragikurikira Selemani kurya atavuga nawe gutereta yari mubi icyo gihe ariko iyo Dani nanone umuntu twarahuye ngira bya fresh yaje nk'umufana kandi Mori naravuga ngo Dani nanone ni wateye intambwe ngo ajya gutereta wari wagatinya najyaga mbyumvaho ariko ubu tugiye dutera inda abantu badukunda badufana wakuzuza isi mu gihe cy'iminsi 12 ahita birangira ubirusize haba havuyemo enyi hazaba zaricitsemo Kigali hugenda uzisitaraho oya niba Mori yarakunze Dani nanone kandi si ubwa mbere none se ko Mori navuga ko Dani nanone ari wamuterese kandi hari umukinnyi wo muri APR yarongoye umufana abantu baravuga bati biriya bintu marayika buri ushobora gusanga uyu w'umureyo nta mukinnyi wa Rayon Sport atazi mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuryaho si umufana ariko nibyo na Jay erega na Jay yarabiririmbye w'umuraperi yavuze ati abafana tubatera amada urumva so ibyo ntabwo ndi kubirebaho cyane kuko abazi story ya Riderman bivugwa ko mudamu we ureze turi muri showbiz ho gato bivugwa ko nawe yari mu bafana akaza gukura kuba ari umufana ngo ari ubafana ngo byatuma reka nkubwire ntabwo yenda sinzi ko arengera ariko Mama Mera yakundaga abanyamakuru
duhura bwa mbere yahise anyaka nimero ya Dashima abwira waretse uwo mubingo wana nde ekana na Dashima ngambwira ko ntungagira ngo documentary twoya nari ntaramutereta bya hatari ambwira abambwiye Dashimu abambwiye za Sunday night ndababwira uyu mwana no mu banyamakuru uri kubibeshyaho noneho nanjye maze kuva ko kunda abanyamakuru ndakora koko nkora cyane hazajya muha link ntiwambonye nanjye nyuma ya Dashimu wambonye kusekase warukazi se uriya mama mira ku banyamakuru araroze abakunda utuganiro twaba batureba bari studio yarabazi urumva rero birashoboka ahubwo icyo ukunda kikubaho finalo yatangiye anyakanimira shimu birangira Jean Paul amurobye uramwegukana kiganira ariko wowe ngo ibintu byose urabivuga ndabivuga wabimbwiriye iki wanyetse nimero ya Dashimu yego cyangwa ho nubwo arandi ntayongera kandi ko Dashimu nta nimero yongera Morini ubwo yari umufana wa Dani Nanone afatirana iyo faiblesse aramutikura rero Morini urasabwa iki jya kuri dutera imbere jya kuri haguruka jya kuri imiryango y'uburenganzira bw'umwana n'uburenganzira bw'abagore bakugira inama bago counseling umwana ngenda mwemeye 20 ku kwezi si make fite namira witonde chonga sana siyo debate washakaga nibyo ariko nyine ugiye kubisesengura asuza amaburo wa Dani Nanone yagiye yandika yego urajyana umwana wawe kwa nyina wabo w'umugore wawe ngo bamurere ngo uzajya wohereza 30 ku kwezi ntuyazane gute se ari byo Ndimbati yazize nayo yajyaga afata ngure ya mugore ngo akajya kumucumbikishiriza ibyo kurya bikabura bakamwirukana rero ntabwo ari byo okay genda narakaye ntacyo reka tugezaho ngaho umva umwana ni umutware umuntu wanga umwana ntabwo abazagira amahoro n'umugisha yego okay Miraya nkuye Rusizi nzaniruka nateze igitaraganya kuko nagiye abura ibitotsi kuko twabaye close ahumeka mpari nibwo ahumeka neza araryama gasinzira wowe baraguha abantu kabanga barababuze yewe mu bami okay kandi umwana wa Dani Nanone na More namugiriraho umugisha rega More ni mwiza wabonye ukuntu ari icyuma cyane uza bamuhumuriza oya yavuze ko ngo ntabo Godfather ne Godfather tarindiriye iyo fanta ntuza yabo ko gukusanya abantu wafasha amadolari ukamuhaho umuhaye amadolari 300 agure agura utwenda tw'umwana bya bitanu by'idolari nibizo zayakureho oya kwazabaza mumuhe njye nanya kufasha nzabumuha More ariko ubwo bizaba bituruka mu mitsi ya Jaras Official TV cyangwa se wa mugani za 3D zije zintware nk'igisiga kuri igisiga cyangwa santwara ntuzana imiki usireta michezo ariko buriya abantu bajyaga babona ikiganiro kimwe mu minsi 30 nizere ko ari amateka kuko tubaho twavuze reka ducuruza amagambo ntago ducuruza views ariko ducuruza ibyo twavuze ntago bazongera kurambirwa cyane Jean Paul mpini hangaha kandi ndagushimiye sinzi niba hari icyo ushaka kongeraho kuri ino issue ya Dani Nanone ndetse n'umugore we cyangwa uwo babyaranye dore ko bose nta numwe wemera ko ari Morini ntavuga ko ari umugore we ari na Dani navuga ko ari uwo babyaranye dusoza cyangwa ibyo mujye twavuze wende cyo wakongeraho tugasoza bose bareke guca ibikuba Dani ngo yasohoye indirimbo y'iminsi myinshi ngo nakwibeshyeho one se wajyaga muziko woga gakiriya kiyaga uzi kubundi wakivamo amahoro kibazo nuko yakioze kabiri ni mubi Dani araparika kuri parking hari ifoto nabonye yagiye muri The Choice abapapuye umugore ngo wo mushuti w'umunyamakuru muri The Choice ngo wazaba okay abagore barafuha urajye gupapura abagore bazaba zaba sundi zaba ndakunenga kuza muri The Choice live ku cyumweru kuri televiziyo ugakora ikiganiro uryamye ni kuri aba star we peti we ntuzongere uraryama mu kiganiro wowe ariko ari creativity yashatse kwigira nka bano bya nitajya korana ntuza harya yitwa nde ndisoso oya nitari n'ubwo korana kwa gatanu urashaka kwigira nka Gitego biriya n'ubumara ntabwo ari byo ngiye nahamagaye Jado ndabwira Jado iyo televiziyo ugiye kuyigira Gasuku Media TV
ati oya ati nanjye nabibonye ariko nese uriya mukobwa ngo uriya mukobwa babyumva kimwe Dani nanone bamutumiye ngo ajye kuvuga iminsi myinshi ajya gusomana ifoto bahita bayita kuri hehe tambuneri kandi ari mu muriro wande na Moren noneho ibibazo Dani arimo nta n'ubushake yagira bw'imibonano mpuzabitsina keretse niba ari umweho kaduhindira dusoreje kuri Dani nanone n'umugore abantu yaduhaye ni abesikoro nimero zabo ntiziriho uko atubwira byumvishe onese njyahora umuntu njya mpamagara twikinira ubimenye Moren nituzajya tuvugana ujye utekereza kenshi kugira ngo ujye uvuga wigengesereye kuko byose birimo gahunda za Jaraso TV nakagaruka nyuma y'ikiganiro aradutuka njye kubw'amahirwe araborotse wowe uraho se yari yakwandikiye cyane sawa